ndabashubuje izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana bane nawe, aho uri, aho uherereye, aho wicaye, mu buriri, mu nzira, ndakwifuriza umugisha w'Imana mu izina ry'umwami wacu Yesu. Aho ndi ni Reverend Pastor Steven. Nk'ibisanzwe rero channel yacu ni ngiyi Ikamba Karuvari TV. Ni byiza ko udukurikirana, ni byiza ko twereka ko uri kumwe natwe. Reka dusenge Imana dutangira amateraniro yacu. Uwera wa Isiraheli, Imana iremye ijuru n'isi, Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bw'umuntu wese umurikiranye. Imana igambiriye gukora ku mirimo, Imana igambiriye gutabara, Imana igambiriye guhindura, Imana igambiriye gusohoza isezerano, Imana igambiriye kugukiza iyo ndwara, Imana igambiriye kugufata ikagukura muri icyo kibazo. Niyo Mana mpamagaye mu izina rya Yesu Kristo ngo izibane nanjye, ibane nawe. Mwuka wera mbeho nawe akubeho, maze wowe udukurikiranye muri amateraniro, Uwiteka Imana bane nawe kandi aguhereza umugisha ubw'umwanya ufashe wo kudukurikirana no kurangiza inyigisho yacu mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibaho umugisha. Dufite ijambo twateguye tugiye kubagezaho. Umutwe w'iri jambo uravuga ngo ariko Mana ndagushimiye. Reka ngubwire nicyo gihe cyo kugira ngo Imana ikwiyereke. Umutwe waryo uravuga ngo icyo wanze n'Imana iracyanze ku buzima bwanjye, ku buzima bwawe. Icyo wanze ku buzima bwawe n'Imana yambwiye ngo ubwire ngo nawe yacyanze. Niba wanze gupfa, Imana ntabwo iri bwemere kupfa. Niba wanze kuba muri ubwo buzima, hari imbaraga zije gukura muri ubwo buzima. Rero umutwe w'iri jambo tugiye kwiga ni umutwe uvuga ngo icyo wanze ku buzima bwawe n'Imana yacyanze, Yesu yacyanze, Mwuka wera yacyanze. Turatangira ku ijambo turi busange mu Bami ba kabiri ibice byaho 20. Haleluya. Dore ku murongo wa mbere jambo ratubwira neza ngo Ezekiya yongererwa imyaka yo kubaho. Uyu ni Ezekiya mu gihe cye, ariko nawe mu gihe cyawe ngombwa wongererwa imyaka yo kubaho, kubera ko icyo wanze n'Imana iba yacyanze. Yesu tugirire neza cyane. Ibiri tubwiye iki? Muri iyo minsi Ezekiya ararwara, yenda gupfa. Bukeye umuhanuzi Yesaya mwene Amosi aramusanga, aramubwira ati Uwiteka aravuze ngo tegeka iby'inzu yawe kuko utazakira. Yesaya nta mikino yagiraga, ariko hejuru y'imbaraga Yesaya ari kugendana hari imbaraga z'Imana. Hejuru y'imbaraga zikurwanya, hejuru y'igihe baguhaye, hejuru yo kumva ko urangiye, hari imbaraga n'ubushobozi bwa Yesu. Umva icyo Imana ivuze. Ezekiya yerekera ivure. Ndakundira ijambo cyane. Ubundi kwerekera ivure ni ukongera kubwira Imana ngo ibisimba ishaka. Ubundi kwerekera ivure ni ukubwira data ngo igihe cyo gushaka niki. Kwerekera ivure ni ukubwira Umwuka wera ngo Mwuka wera ongera ungarukemo. Mbese kwerekera ivure ni ukongera gufata igihe cyo gusabana n'Imana ku buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Iyo usabanye n'Imana, iyo wegeranye n'Imana, niko kwerekera ivure. Iyo werekeye ivure hari amakuru, iyo werekeye ivure hari hishurirwa. Iyo ufashe umwanya wo gusenga, iyo ufashe umwanya wo kujya mu cyumba cy'amasengesho, iyo ufashe umwanya wo kurambika itapi mu cyumba cyawe, niko kwerekera ivure. Imana iguha umugisha wowe wiyemeje kwerekera ivure. Yesaya rero amaze guhanura, ndagira ngo nkurikirane wumve mwene data. Ezekiya yerekera ivure atakambira Uwiteka ati ndakwinginze Uwiteka uyu munsi wibuke ko najyaga ngendera hehe imbere yawe. Ariko hano hantu ndagira ngo unyumve neza. Yesaya yagiye, Yesaya yavuze, Yesaya yasubiyeyo, ariko Ezekiya uyu mugabo afata umwanya mwiza wo kongera kwerekera ivure wenyine n'umutima we. Yarababwiye ngo nufata umwanya wawe n'Imana uzajya wakiramo amavuta adasanzwe. Yesu ashimwe cyane. Ezekiya amaze kwerekera ivure, uyu mugabo Hezekiya ndamukunda cyane kuko yamenye uburyo bwo kuvuguruza. Reka ngubwire, iyo wasenze, iyo watakambiye Imana, imigambi yose ari ku buzima bwawe irahinduka.
Yesaya Imana imubwira ngo ajye kwa Hezekiya kumubwira ngo arakuraga kuvuga. Imana yari yabivuze. Reka mbabwire, Bibiliya yarambwiye ngo nitugaruka nayo izatugarukira. Iyo umuntu agarukiye Imana, imigambi mibi ayikuzaho. Ndagira ngo unyumve neza. Iyo weyemeje, iyo wafashe umwanzuro wo kongera kugaruka imbere ya Data, ugasuka amaganya imbere y'Imana, ukongera ukabwira Imana, ukayibwira ngo Mwami nagucumuyeho, narakubabaje, nakoze icyaha, ariko mbabarira. Hari ikintu bita kubabarirwa. Amen. Yesaya hanura yari yumvishe ijwi ry'Imana, ariko Yesaya amaze kugenda, Hezekiya yasigaranye n'Imana. Asigaranye n'Imana, yongera atakambira Imana ye. Reka ngubwire, iyi Mana yanjye, iyi Mana yawe ni iyacu twese. Ntihagire umuntu ugukanga, ntihagire umuntu ugutera ubwoba. Fata Imana yawe. Iki gihe turimo ni igihe kitoroshe. Niyo mpamvu nutamenya Imana yawe ngo ujye werekera ivure, uganirane nayo, uyibwire ibikuruhije, uzahura n'ibibazo cyane. Amen. Imana ivuze iki? Imana iramanuka iravuga ngo umunwa nanyuzemo mvuga ko ngiye kwica, ni nawe ngiye kunyuramo mvuga ko ngiye gukiza. Aho ngaho amarembo Satani yanyuzemo akubwira kutazarwara, kutazagira icyo ubona, niyo marembo Imana igiye kunyuzamo umugisha wawe. Ariwo kugira ngo Imana yongere igarutse, ari mu ruhare rwawe. Amen. Ibi ratubwiye ngo nuko. Haleluya. Hezekiya yerekera ivure, atakambira Imana, havuga ngo uyu munsi wibuke ko najyaga ngendera imbere yawe, wibuke ko najyaga ntura amaturo, najyaga ntanga icyacumi. Ese ugeze imbere y'Imana mwene data, we wayibutse iki? Ufite icyo wakwibutsa Imana? Ufite ko wabwira Imana ngo ikwibuke? Ese haba hari umurimo wakoze, haba hari ikintu wakoreye Imana cyatuma Imana ikwibuka? Hezekiya yari afite imirimo. Hezekiya yari yaratunganyije. Hezekiya yafashije imfubyi. Hezekiya yagiriye neza abapfakazi. Hezekiya yakomeje kumenya icyo Umwuka amubwira. Yesu ashimwe cyane. Nuko Hezekiya amaze kwerekera ivure, atakambira Imana, yinginga Imana. Imana barayinginga. Uko ufata umwanya wo kujya kudepoza, ushaka ukuntu wabona akazi. Iyo ugiye kudepoza, ugiye gushaka akazi, hari ukuntu ugenda wambaye. Iyo ugezeyo nanone hari ibyo uvuga, hari uko ubwira abantu. Ejo bundi hari umuntu wagiye gukora exam iyo kugira ngo abone akazi. Mbere yuko ajyayo yafashe igihe nk'icyumweru cyose arimo yiga kugira ngo nahagera akabazwa atabasha gutsinda. Ese niba umuntu yiga kugira ngo atsinde iby'isi, uyiga gute ngo utsinde wowe kamere, utsinde dayimoni, utsinde imbaraga z'abarozi, utsinde imbaraga zo miryango, utsinde imyuka yiwawe? Kuko harakenewe ko nawe wiga strategy, uburyo wakoresha urwanya abadayimoni. Nzababwira uburyo butanu umuntu ashobora gukoresha arwanya abadayimoni. Yesu ashimwe cyane. Ujye udushyiraho komenti umaze kumva inyigisho yacu, utubwire ngo Pastor Steven, ndumva nanjye mwatubwira kuri iki kintu, kugira ngo tubashe kumenya icyo Umwuka ari kuvugana nawe, natwe tugihishurirwe mu izina rya Yesu. Amen. Noneho igihe yigaga, Umwuka ngo aramubwira, ngo aramusanga n'umubwira ati ariko ibyo wize nta na kimwe bazakubazamo, ahubwo senga nguhishurire. Umva ikintu kirimo rero. Kwiga ni byiza, gutegura ni byiza, ariko gusenga nanone bikaba byiza kurusha. Iyo wasenze uri gutegura ikintu, hari igihe Umwuka akubwira ngo kino kintu kireke, kino kintu gikomeze. Haleluya. Reka mbabwire bene data, abantu bakunda gusenga murabizi, iyo ufite amavuta yo kwegerana n'Imana, nta kintu cyakugeraho utakimenye. Uyu mugabo rero Hezekiya ndiho kuvugaho, yahinduye ikintu bita
imitekerereze y'Imana. Aribwira ngo Mana, nyongera igihe cyo kubaho nazubaka amashuri, nyongera igihe cyo kubaho naza sapotinga, nazatera inkunga umurimo wawe, nyongera igihe cyo kubaho nazarera abadafite ababarera, nyongera igihe cyo kubaho nazahanura. Noneho uko agenda abwira Imana, haleluya. Niba ukeneye kugira ngo Imana ikugarukeho, gira uburyo uramya Imana. Ntabwo Imana uyibwira uyikangamira, urayibwira ngo uri Jehova, uri Adonayi, ni wowe ufite icyo wakora ku buzima bwanjye, kubaho kwanjye ni wowe, habeho naho naba ndarasubizwa, ariko ndi mu biganza byawe. Iyo Imana uyiramije, iyo Imana uyihimbajije n'umutima wawe n'ibitekerezo byawe, Imana ikugarukaho, Imana iguha umugisha. Wowe wiyemeje kuramya Imana, ntukabe nka ba bandi bajya imbere y'Imana. Mana, warambwiye ngo uzankorera ubukwe, none hashize imyaka iyi n'iyi. No, iyo bivuze gutyo, Imana ifite abayiramya, Imana ifite abayihimbaza. Ahubwo cyo nakwibwirira, inama nakwigira, ni uguca bugufi imbere y'Imana. Ntabwo wajya imbere y'umutware ukeneye kugira ngo agufashe, mugende umubwira ngo ndashaka ibi, bikore gutya. No, ubundi reka ngubwire, nujya ujya gusenga, ureka ujya ubwira Imana, ariko nawe utegere Imana igira icyo ivuga. Iyo ubwiye Imana, nawe tuzi Imana ivugane nawe. Kandi Imana yavugisha ibintu byose bikwegereye, ariko avugana nawe. Kandi Imana yavugisha umuntu wese ukwegereye, ariko ukavugana nayo. Imana ishatse kuvugana n'umuntu, ntabwo yabura inzira izo arizo zose Imana yazinyurizamo kugira ngo ivugane nawe. Kuko iyi Mana ndi kukubwira, yavugira ahantu hadasanzwe. Nigeze kuba ndi ahantu mu butayu ndimo gusenga, nifite iminsi 3, noneho ariko nta muhanuzi wari uhari. Kandi mu by'ukuri nanjye ubwanjye Imana yamvugishaga, ariko sinumve ko Imana imbwiye. Ndavuga ngo ngenda va hano Imana ivuze, ndashaka ko Imana ivuga imvugishe. Akangubwira, Imana yatumye inyoni ndakeka mwese muzizi, inyoni 3. Imwe iraza, naratangaye. Imana yavuga uburyo bwose. Inyoni iraza irambwira ngo nakumvise. Indi iravuga ngo itahire, nabikoze. Iryo jwi naryumvaga ndi mu mwuka, nkumva akanyoni, itahire, nakumvise. Ese ibi ni ibiki? Itahire. Ewana, nagiye kunoneho nzamuye amaso ndazibona, numva ijwi rirambwiye ngo taha nagushubije. Nditahira, mbwira Yesu ngo urakoze. Ariko nahise menya ko nta kintu na kimwe Imana itakoresha kugira ngo ivugane nanjye, ivugane nawe. Yakoresha umuntu, yakoresha inyoni, yakoresha sinye, yakugendera mu nzozi. Iyo wabaye imbere y'Imana, iyo wasabanye n'Imana, iyo uri connected, iyo uri kumwe n'ijuru, ijuru riramanuka rikavugana nawe. Naho ngaho ndi Ezekiya ari wenyine, ari mu cyumba cya wenyine. Ezekiya amaze kubyirwa ubuhanuzi. Yesaya ntabwo yavangirwaga, ntabwo Isaya yigeze avangirwa. Haleluya. Wahuye n'abahanuzi baraguhanurira, habeho bishop yaguhanuriye, apotre yaguhanuriye, ndabizi ntavangirwa. Ariko nusabana n'Imana, Imana iraza guhindura ikirere cyawe. Nusabana n'Imana, kongera ukaba connected n'Imana, uraza kwakira ijwi ry'ihumure. Hezekiya arasenga, yabwira Imana ngo urabizi ko nagenderaga imbere yawe. Umva uyu murongo wa 4, ngo ariko Yesaya ataragera mu murwa hagati, ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti, haleluya, subirayo ubwire Hezekiya umutware w'ubwoko bwanjye uti, Uwiteka Imana ya sogokuruza Dawidi iravuze ngo, numvise gusenga kwawe. Iyo ataza gusenga, ukeneye ngo bagusengere, ukeneye ngo bakurambikaho ibiganza, ntabwo uyu munsi ari byo bifite umumaro kuruta we ko wakwirambikaho ikiganza. Reka ngubwire, igihe kirageze ko ari wowe wenyine uzajya wisengera, ukirambikaho ibiganza, kandi ikintu uhanuye ku buzima bwawe Imana ikagisohoza. Aha ndagira ngo mbavuge neza kandi mbashimangire. Turimo turigisha abantu uburyo bwose mwahura n'Imana, udategereje ko umuntu agusengera cyangwa se ngaguhanurire. Ahubwo wowe Imana ivugana nanjye, iyo Imana ivugana nawe, birashoboka ko nakuzamura mu buryo bw'umwuka, ariko nawe wabikora. Iyo kandi ukomeje kumenya imbaraga z'Imana, ugenda uzamuka. Iyavuganye na Eliya
niyo mana yawe. Yavuganye na Isaka, niyo mana yawe. Yavuganye na Aburahamu, niyo mana yawe. Iyi Mana yasuye Hezekiya ikamubwira, ikaganira nawe, niyo Mana turimo kubabwira ngo yerekere ivure. Arasenga. Imana ishimwe. Yesaya ataragera mu murwa, arimo asubirayo, avuye guhanura, avuye kuvuga ibyo Imana yamubwiye, azi ko birangiye. Ariko ako kanya hagaragara indi presence. Mana we, haleluya. Hezekiya, gusenga kwa Hezekiya kongeye kuzamuka gusumba Esaya, kwa kurazama kugera ku Mana. Esaya harahageze, ariko gusenga kwa Hezekiya, ndashimira ko Imana itwumva twebwe twese. Ntabwo Imana yumva umuntu umwe, nta nubwo Imana yumva umuntu bitewe n'imyaka cyangwa bitewe n'igihe. Reka ngubwire, Imana irakumva. Niyo mpamvu gihumeka, niyo mpamvu gihari, niyo mpamvu Imana isigaye kubwira ukumva mu nzozi. Yesu aguha umugisha cyane. Haleluya. Yesaya rero ikintu cyakoze ni iki? Agira ngo nyumve neza ijambo ku murongo wa 5. Subirayo ubwire Hezekiya, Imana imbwiye gute? Irambwiye ngo ngubwire ngo ongera usubire ku gicane, ongera usubire mu bihe byo gusabana n'Imana. Uraza kongera kumva ijwi ry'Imana. Ndabizi navuganaga n'Imana, ariko nyuma hari aho wageze wumva ucitse intege. Nababwiye ko iyo umuntu asabana n'Imana agira ukuntu avuguruza ibintu. Imana imubwira ngo uriya muntu gukora egizame kwiga kwiwe, ariko no gusenga Imana, Imana ikamuha amayishurirwa, yagiye gukora iya egizame afite amakuru yose. Ukeneye amakuru, ukeneye kumenya Imana ikuvugaho, ukeneye kumenya uko Imana igutekerezaho. Bishake mu busabana, bishake mu kwegera Imana, bishake mu gusenga, bishake mu guca bugufi. Yesu aguha umugisha. Haleluya. Ahandi rero naho ngaho ndashaka mabwira ibintu bitatu bituma Imana igaruka ku muntu. Ndashaka mabwira ibintu bitatu bishobora gutuma ibintu abantu bari bazi bizakubaho bitakubaho, kubera ko nyuma yo kuba bakuroze, nyuma yo kuba baguterekereye, wagize umwanya wo kumenya aho igisubizo kiri. Muretse nkwereke kugira ngo byumve neza. Amena. Imana imubwira ngo subirayo. Ntabwo abantu bari kumwe na Hezekiya bari bazi ko byarangiye, kubera ko bumvisha ubuhanuzi Yesaya arekuye kwa Hezekiya, kandi batavuga ngo Yesaya ntavangirwa, biravuze ngo Hezekiya yarapfuye. Ariko Hezekiya kwinjira mu nzu no kubana n'Imana ye no gushaka mu maso y'Imana, ntabwo abo bantu bari bahari. Imana yavuze abantu badahari, ndetse hari ibyo yavuze abantu bahari, ariko igiye kubisohoza nanone abirebesha amaso yabo. Hari ibintu Imana yakubwiye uri wenyine, hari ibintu Imana yakubwiye nta muntu uhari, ariko igiye kubisohoza bahari, kubera ko wagumye Imana yakubwiriye, wagumye ku gicani, wagumye mu mwanya Imana igushakamo. Niyo mpamvu ubutabazi bw'Imana buretse ku buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo unyumve neza. Imana yamubwiye ngo subirayo ubwire Hezekiya. Haleluya. Gatandatu avuze iki? Soko ya Dawidi aravuze ngo numvise gusenga kwawe, mbona amarira yawe, dore nzagukiza ku munsi wa 3 uzazamuka ujye mu nzu y'Uwiteka. Uyu munsi n'umunsi wa 3. Uyu munsi Yesu ashimwe cyane. Ni ku munsi wa 3. Uyu munsi ubona aya materaniro. Umunsi wa 3 usobanura ibintu byinshi nzabivugaho nabyo, uburyo Yesu yapfuye, uburyo Yesu yazutse, kandi kugira ngo Yesu azuke hari icyari cyabanjije kuba. Uyu munsi wa 3 ntabwo nzi ikibazo ufite, ariko ijuru ryarakingutse riza gukura Yesu mumva. Uwavutse, reka mbabwire, Yesu yinjiye mu nda ya Mariya, inda ya Mariya ifunze. Yesu yinjiye mu nda ya Mariya, Mariya atazi n'ibigiye kuba, ariko marayika w'Imana yageze kuri Mariya. Ni nako marayika w'Imana ageze ku buzima bwawe. Akira marayika utuma wakira gutwita, akira marayika utuma wakira kubona akazi, akira marayika kuri umunsi wa 3 imbaraga z'Imana nizikumanukire aho ngaho uryamye muri icyo gitanda cy'uburwayi, muri uwo mubabaro
wo gutabwa n'umugabo, wo gusigwa n'abana, wo kuba wenyine. Reka ngubwire, muri ubwo buzima ubayemo hari amavuta, hari imbaraga, hari marayika umanutse kuza kubana nawe. Iyo Yesu ataza kuzuka ngo abantu bamenye ko yazutse, ntabwo tuba turi guhamya izi mbaraga turi kubabwira. Ndiho ndavuga uwazutse, ndiho ndavuga uwapfuye akaba ari iburyo bw'Imana isumba byose. Uwo ni Yesu Kristo ushoboye ikibazo cyawe. Uwo ni Yesu Kristo umara umubabaro. Uwo ni Yesu Kristo wishyura amadeni. Uwo ni Yesu Kristo ukuraho cyamunara. Uwo ni Yesu Kristo wongera kugarura umugabo wawe. Oh haleluya. Uwo ni Yesu Kristo ugarura icyerekezo abantu bakwimye. Uwo ni Yesu Kristo wongera kuguha amahoro mu muryango. Yesu rero niwe ndi kukubwira, niwe wantumye ngo ngubwire ngo ijambo uri bwivugeho, ijambo uri bwihanurire, icyo uri bwanjye. Yesu aje gushigikira icyo wiyemeje. Yesu aje gushigikira icyo warambiwe. Reka ngubwire, niba ugikomeje kuba muri iyo nzu y'ubukode ukumva ntacyo bigutwaye, ntabwo Yesu ari buze. Niba ugikomeje kumva unezerewe kuba mu busiribateri, ntabwo Yesu ari buze. Niba ugikomeje kumva unezerewe no kuba ukora ako kazi k'uburaya, ntabwo Yesu ari buze. Ariko ubwo birambiwe, ubwo wabyanze, Ezekiya arabyanga, aravuga ngo ntabwo ndi bupfe. Ezekiya arabyanga, aravuga ngo hari Imana itanga ubuzima. Ezekiya arabyanga, hari Imana itanga kubaho. Ezekiya arabyanga, amenya aho bahindura urupfu, aravuga ngo ni kumukeka, aravuga ni ku gicaniro, ni gusabana n'Imana. Ezekiya aragenda arapfukama, haleluya, arasabana, ahamagara imbaraga. Uwiteka aramanuka, apfukama imbere y'igitanda, abwira Imana ngo Mana, iyi nzu si yanjye, imyaka yo gushakira arenze. Imana iramwumva, iramanuka, yongera ibwira Yesaya. Yesaya asubirayo, hari ibyo numvise, yoramakosiya repekota, hari ibyo numvise. Yewe reka ngubwire, ugomba kujurira, ugomba kugira icyo wanga. Haleluya. Hari imbaraga ziva ku rurimi, ururimi rwajuriye, ururimi rwanze akarengane. Imana ntabwo ijya yemera akarengane. Imana iguha umugisha. Haleluya. Ndumva topeleze de bekota. Imana ya devo yabikora, Imana yamugarura, Imana yaguha gusinzira, Imana yaguha umutekano. Yesu yaguha ibyo byangombwa, Imana yakurengera. Ufite bwoba ki ko Yesu ahari? Yesu yaratsinze, amaze kuzuka, azuka nabo Satani yagize iminyago. Amaze kuzuka, azuka nabera, azuka nabo yavuzeho. Imana yavuganye nawe, Imana yarakubwiye. Oh haleluya. Bano ntabwo bari bahari, ariko humura, ije kubisohoza. Karaside benivo. Yesaya amaze kuhanura, Hezekiya ngo ajya mu rusengero, Hezekiya ngo ajya gusenga, ajya gushima Imana. Itegure gushima, itegure guha Imana icyubahiro, itegura kurya ugahaga, itegure misiyo, itegure gukira ayo maguru, itegure gukira uwo mugongo. Kuko Uwiteka aje kukurengera, aje kukurwanirira. Ibikurwanya ni byinshi, abakuvuga ni benshi, abavuze ko ntacyo uzageraho ni benshi, ariko ntacyo bitwaye. Reka ngubwire, iyo umuntu ari muri interina arya ibyo abonye, iyo umuntu ari muri interina akaraba amazi makeya, iyo umuntu ari muri interina yiyorose ikiringiti, iyo umuntu ari muri interina ubuzima bwe buba buri kontevo. Ariko iyo umuntu avuye muri interina amateka arahinduka. Imana do perevo irimo kumbwira ngo akira kuva muri interina mu izina rya Yesu. Iyo umuntu ari muri stage ni ugerayo mbere, iyo umuntu ari muri stage abandi barahembwa, we ntabwo ahembwa. Iyo umuntu ari muri stage tayaze befa bose bambevo, nawe umuha agaciro. Ariko akira amahirwe akuvana muri stage, akira amahirwe akuvana muri interina. Interina ni ubuzima bubi, interina ni ukurya nabi, ni amahoro make, ni ukujugunywa. Interina ni ukwiga ntubona akazi, iyo ni interina. Dore stage ni uguhahira abandi badahahira, ugahaha ibyo kurya abandi batarya, wagerageza gucuruza byose bigahomba. Ariko Data wa twese arimo arambwira, Mwuka arimo arambwira, ntabwo
Imana iri buceceke kandi wamaze kubyanga. Yesu ashimwe. Murabizi Terina mwazibayemo. Terina ntabwo devoresaya, ntabwo urya uko ushaka, urya ibyo batetse. Hari aho umuntu agera ntagira amahitamo, akarya ibyo abonye, akambara ibyo abonye. Hari aho umuntu agera agahaha ibyo abonye, bitewe nuko kuri konte nta gihari, bitewe nuko mugabo nta mafaranga afite. Nuko nyine barya, bahaha ibyo babonye, barya ibya make, baba mu nzu ya make, bambara imyenda ya make, imodoka ni ya make, yo haleluya, amashuri ni aya make. Ariko ibyo bya make niba wabihaze, niba wumva utabikeneye, acira ubushobozi, acira imbaraga zigukura mu bya make mu izina rya Yesu. Uri mwiza, humura. Amagambo bakuvuze ngo uri mubi, ndakubwiye ngo uri mwiza. Mpagaze mu mbaraga n'ubutware bya Yesu, uri mwiza. Iyo shusho Imana yaguhaye niyo shusho Imana ishaka. Wigira igikomere ngo uri mugufiya, ngo uri munini. Wigira igikomere ngo ufite amatwi manini. Oya, ukumeze niko Imana yabishatse. Nyurwa nukumeze, biba fiyeri niko Imana iri kumbwira ngo ngubwire. Umuntu yahinze imbuto, amaze guhinga imbuto, noneho agenda ahinga imbuto zitandukanye. Umunsi umwe asaruye, asarura pome, asarura amaronje, asarura imyembe, asarura amapapayi. Ageze ku isoko abona abantu bose. Uje akagura amapapayi, uje akagura imyembe, uje akagura. Ninagira ngo ubwire ngo nawe uri imbuto y'Uwiteka. Imana igufitiye umugambi. Iko waba uri ko kose, ntabwo waje ku isi ku mugambi w'umuntu, waje ku isi ku mugambi w'Imana. Umugambi w'Imana ni ukubeshaho, umugambi w'Imana ni ugufiteho umugambi. Ntabwo rero Yesu yakureka. Nta rindi jambo nshaka kukubwira muri inyigisho yacu. Gira ibintu wanga, Imana igushyigikira. Gira ibintu wifuza, gira ibintu usengera. Umva, reka ngubwire, kwifuza ntabwo ari icyaha. Ikibi ni ukurarikira ikintu kandi ukakirarikira kugira ngo ucibi. Ariko ndamutse mvuze ngo nifuje iki kintu ngagisengera, ntabwo uzaba ukoze icyaha. Rero gira ikintu upanga, gira ikintu ushaka, gira ikintu wifuza, wishyira mu bitekerezo. Nta muntu wagera ku kintu atacyifuje. Yesu ashimwe. Ibyo ndabikubwiza ukuri. Utatekereje ngo ushake ngo uvuge ngo ndashaka kugera kuri iki, ntabwo wakigeraho. Ariko kugenda ubyifuza, ubisengera. Kibi ni ugufata iby'abandi, kibi ni ukwiba, kibi ni ukugomwa. Ariko iyo wifuje ikintu, Imana irakiguha mu izina rya Yesu. Agira ngo rero dusengane Imana. Ni hehe wumvaga ubabariye? Ni hehe wumvaga bakurogeye? Ni hehe wumvaga barakwicaje? Nyakinga utinze kubyara, nyakinga utinze mu gushaka, nyakinga utinze mu kubona akazi, diplome yawe aragaciro ifite. Ibyo ngibyo hari ababikoze, ariko ubo kubivuguruza ni wowe. Ndagira ngo nguhereze bene data iyi numero ya telefone, kandi uzanayibona. Uduhamagaye dufite gusenga 0788 47 626. Ntabwo tuzagudevoresaya, ariko tuzagufasha, tuzafatanya. Amen. Aho waba uri hose, mu gihugu waba urimo hose, tugusengere, tuzamurane. Bibirambwira ngo barafatanyaga bagasangira ibyabo, Imana ikabana nabo. Tugiye gusenga Imana rero. Ariko ijambo nshaka kugira ngo ngubwire mwene data, ni ijambo rivuga ngo wikwemera kuba muri ubwo buzima kandi utabushaka. Wikwemera kuba muri ubwo buzima kandi wumva utabwemera. Kandi hari Imana ihindura ubuzima, hari Imana ikuraho urupfu. Iyakuye urupfu kuri Hezekiya, niyo Imana ibukuyeho urupfu. Ariko ikintu Hezekiya yakoze ni ukumenya igihe cyo gusaba, ni ukumenya igihe cyo guhindura. Hezekiya uburyo yahinduye, Hezekiya uburyo yasabye, Hezekiya uburyo yasenze, nawe wemere kubisengamo. Iyatabaye Hezekiya niyo Imana igutabaye, iyatabaye Hezekiya niyo Imana ikurengeye. Haleluya. Iyarengeye Hezekiya niyo Mana. Amen. Reka nsoze kuri iri jambo. Byakozwe n'intumwa 28 umurongo waho wa 6. Bivuze iki? Birambwiye ngo babandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfe akindutse, ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje babona ntacyo abaye, barahindura bati ni Imana. Uyu ni umugabo tutavugaho byinshi, Paulo, tuzagarukaho. Ariko icyo ashatse kuvuga ni uko Paulo ntabwo yemeye gupfira hariya hantu. Nawe nutemera ubwo buzima uraza kubusohokamo.
hari abantu rero bazi uri mu kibazo, bazi inda yaravuyemo, bazi warabonye pirive, bazi warahombye, nuko bakuzi, ariko ntabwo nanone bakuzi uri kumwe n'ijuru. Imana tugirire neza, Imana idufashe. Kuba yararumwe, kuba byaragenze kuriya ntabwo bikuye isezerano. Oya, Hezekiya yagaruriwe isezerano, imyaka yarayongerewe, yongera abaho, yongera arakomeza. Imyaka yongerewe, we yayikoramo neza cyangwa ukayikoramo nabi, ni amahitamo yawe. Pawulo uyu nguyu inshira ntabwo yamwishe, ahubwo yakunga umureba umuriro, amateka arahinduka. Rero reka ngubwire, imyaka Imana ikongereye, wayikoramo neza, wayikoramo nabi. Akazi Imana iguhaye, ubuzima Imana iguhaye, ni wowe wenyine wo kujera. Niyo mpamvu ngira ngo usengere, ngo usabire imbaraga kugira ngo aho hantu uri Imana iguhe kuhakiranukira, Imana iguhe kuhakomerera. Imana yanjye, Imana yawe ni Imana idusaba gukiranuka mu gato no mu kanini. Gerageza wongere usubire mu bihe byawe. Topere vore sadekidi meni erepa. Reka dusenge, tuyinginge Imana yongere imanutse. Hezekiya yinginze Imana, Pawulo yinginze Imana, Imana ibagirira neza ngo babandi muturanye, bazi kutazashaka, bategereza, bazi kutazabyara, babonye ushatse, babonye ubyaye, babonye Imana yongeye kuguhembura. We kwita ku bantu bari kukuvuga, amagambo abantu bari kuvuga, kangubwire, akenshi bivuzwe n'abantu cyane. Uri gusabana n'Imana hari umugisha wiyongera. Iyo abantu bakurwanyije, iyo abantu baguhagurukiye, uzi kubana n'Imana neza, Imana bagarura babandi bose bakaza kuba support yawe. Niwite ku byo abantu bari kuvuga, bamvuze va kuri ibyo. Imana irakuvugaho iki? Ese irakuvugaho iki? Data cyari kuvuga nicyo gifite umumaro. Naho abantu bo ntabwo bazabuza umugambi Imana gusohora. Ufite icyifuzo, mpamagare kuri iyo nimero, aho waba uri hose, iri kuri WhatsApp. Turasengana kandi Imana yatugirira neza. Turi kuri Zoom, aho hose watubona. Icyo nagusaba ni ukwizera. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu, uri Imana y'imbaraga n'ubutwari n'ubushobozi, sengeye umuntu ufashe umwanya wo kumva inyigisho yacu ku Ikamba Karuvari TV, no gukomeza kudushyigikira mu buryo bwose bwatuma inyigisho ikomeza kugenda. Ndamusabira imbaraga, umugisha, amahoro, umutekano. Ndasengera amavi, amaguru, ndasengera umutwe, ndasengera ibitugu, ndasengera uwo mwuka w'uburwayi mu izina rya Yesu Kristo. Nirukanye amarozi, ibyo bagutera byo bakoherereza, vunaguye umwuka wa Satani. Iyo ndwara ikire mu izina rya Yesu Kristo. Imana ukure muri ibyo bitaro. Tumva umwuka ambwira ngo nicyo gihe cyo kugira ngo Imana ikurwanirire. Imana irambwira ngo nongere ngo ubwire mwene data, ongera usubizwemo imbaraga. Ibihe byawe ongera ubishakishe, kuko numva dope elevo data ambwira ngo ije guhindura ibyo abantu batahinduye, ije kugukomereza abantu batagukomereje, ije kuguhagarika abantu bataguhagaritse, ije kugushoboza ibyo abantu batagushoboje. Imanutse kuza kubana na. Ndagushimye Mwuka Wera, binyuma y'iri jambo buri wese uryumvise reka arushaho gutevoresa, kwivugaho amagambo meza no kwanga icyo abantu bamuvuzeho, uze gusohoza icyo yivuzeho. Reka ubuntu bwawe ufashwa n'Umwuka Wera be kuri wese mu izina rya Yesu, amen. Ndagukunda kandi Imana igomeshe mu izina rya Yesu, amen. Yari Revera Pastor Steven mubana ku Ikamba Karuvari TV. Imana iguhe umugisha kudukurikirana no kutwumva no kudusuhuza, na comment yawe turayakiye. Haleluya. Imana iguhe umugisha.